burya umugabo ntusohoza ubutumwa bw'abantu mweyo naniga mu ijambo ahorana umurava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda aharanira ubumwe bw'abanyarwanda Sakurugamba yaritanze aharanira ubumwe bw'abanyarwanda burya umugabo ntusohoza ubutumwa bw'abamutumye naniga mu ijambo ahorana umurava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. iyo ndirimbo inkora ku mutima mba numva iyo ndi kuyibyina mpagaze imbere ya our president kuko ni umupapa nkunda kuko data murabizi ntawe uri ariko mba numva papa mubonye mbese byonyine n'ifoto ye mba kumwe mba nyibona iri ahantu mba ndimo kumubwira nk'umureba physically nkayibyina bajya imbere nkayibyina uyu umugabo ntusohoza ubutumwa bw'abamutumye naniga n'ijambo ahorana umurava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda aharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ageze aho ngaho mama arongera arahamagara ahamagaye ndamubwira ngo mama yahamagaraga nkagera gutya gusa ko sinagoye kuvuga ngo ibyo bari kunkorera ngira gutya aravuga ngo kuri kugira gutya nti mama nguri ari guha impunzi ibijumba ari imyumbati twejeje ngo no gufa dupfe neza byibuze Imana twakire we ageze aho bavuga ngo mukecuru ngo humura ngo ntacyo tumutwara umva ashobora kuba yarabibonye ntabwo mbizi ngiye wumva nageze ahantu numva ko mpfuye abana bagiye kunyica nabi nuko impunzi zahitaga niyo mwaji wacu impunzi zahitaga baharokokeye bose barabizi ntabwo navuga ikinyoma kuko turi mu buyobozi bw'ukuri ntabwo navuga ikinyoma kuko Imana yankuye ahantu hakomeye babonye ko mama ari kubajena kanongera mbaho ikaze mbonera no kubasuhuza inshuti bakunzi ba RC Media nk'uko mumaze kubimenyera rero tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye haba abatiste haba abantu baduha ubuhamya bw'ubuzima bwabo busanzwe bagiye banyuramo ubuzima bushaririye banyuzemo byose rero nta handi wabisanga ni kuri RC Media niyo mpamvu rero muri kano kanya ngiye gutangira mpikaze mama wacu umubyeyi wacu kugira ngo tuganire nawe agire ibyo adutangariza byinshi ku buzima bwe bwite ubuzima bushaririye yanyuzemo gahinda ishavu inimba byose yagize ariko kubera Imana n'abantu yagiye ahura nabo bikaza kugenda bisa nkaho byabikomere n'ubuzima yanyuzemo byomoka bishira kuri ubu hari benshi cyane ashimira mu buzima bwe kantangira muha ikaze hano kuri RC Media nk'ibisanzwe kuri kamera nkuko mumaze kubimenyera cyangwa se kuri microphone abaratete Pauline mama tuguhaye ikaze. Murakoze nitwa Uwamahoro Marie Jeanne Françoise ndi umumama w'abana batatu n'umugabo ndabishimiye cyane. Urakoze cyane nta kindi wakongeraho? Cyo nakongeraho nuko nishimiye umwanya mu mpaye nawo ni umwanya unejeje ku mutima wanjye kuko nabyo bigiye mu bintu bituma numva ndushijeho kwigirira icyizere kumva ko hari abantu bantega amatwi kumva ko hari abantu ndi kuganira nabo nabyo biranejeje cyane. Watangira wibwira abantu uwuriwe uri muntu ki kuva mu bwana bwawe kugeza ubu ngubu? Kuva mu bwana bwanjye rero ndi umwana uvuka wa gatatu mu muryango w'iwacu nabyirutse ndi umwana mutoya nkunda gukora utuntu two guhimba nkajya ahantu mu rugo aho twari dutuye nkumva nshatse gukora icyo bita dissertation mu Kinyarwanda ni nkareba nk'inyito runaka nkayigaho nkayidevelopa nkumva nagira icyo nyivugaho. Mu bwana bwanjye nakunze kubaho nkunda no gusenga kuko navukiye mu muryango w'abakristo gatolika papa na mama bari abakristo gatolika tukakunda kujya gusenga mu bakarismatike mu kiliziya bisanzwe mbese navukiye mu muryango w'abakristo. Yego bisobanuye ko ushobora kuba uri umusizi mbere yuko dutangira cyangwa se dukomeza ikiganiro wagira
gake cyane cyangwa se akantu gato cyane ubigira hano kuri mikoro kugira ngo n'abadukurikiye babashe kubona koko ko umuntu turi kumwe ari umusizi, imwe mu mivugo yawe waba warakunze cyangwa se umuvugo ufite ushobora kuba wumva watura umuntu cyangwa wavugira umuntu cyangwa se imvamutima zawe uri bukuyoboreho aba ari wo utubwire. Murakoze. Ubundi nkunda kugira imivugo itandukanye, hari Imana irata ibigwi bijyanye na Gikristo, nkagira n'imivugo y'abageni, nkagira n'imivugo mbese biterwa na n'ibinjemo ku mutima, nkorana n'ibijyanye mu mutima, icyo umutima umbwiye guhanga ndagihanga. Ubwo rero muri make nshobora kubaho nk'urugero nshobora kuvuga nk'ibigwi by'Imana ngo nshimiye Imana ishobora byose, ni Imana rubasha, ni Imana igira neza, ni Imana yanduhuye, ni Imana yumva igasubiza, mbese nkarata ibigwi by'Imana kubera ko byose niyo dukesha kuba tuvuga bikemera. Gato cyane kuri uwo muvugo wo gushima Imana. Ndata Imana ishobora byose, ni Imana igira neza, narayibonye ndayumva ndayikorakora ibiremera, yaranyegereje nari ndushye mbabaye intega amatwi, Mana ndakurata kuko uri rubasha, uri karuhura, witwa ndiho. Ni ukuvuga ngo muri make ntabwo hose nawurangiza, ariko nuko natangiye nkunda guhanga imivugo irata ibigwi by'Imana. Imana rero iyo wayishimye ukanayirata ikongera n'izindi mpano, buhoro buhoro hakagenda hazamo no kurata ibigwi by'Imana mu bageni, nk'umugeni ukoze ubukwe nkumva ko ari Imana ibikoze. Donc imivugo yanjye iratandukanye, mbese uko nabyutse niko mpanga, uko niyumvise mu cyo gitondo igihe nshobora guhanga n'umuvugo w'akababaro nawo nkawushyiraho bitewe n'uko naramutse, ariko iyo naramutse nezerewe mpanga umuvugo nyine nkumva ko unejeje abantu, ariko nyine wowe akababaro birumvikana ntabwo nawuhangira abantu kuko sinaba mbafasha kuva mu kababaro, uwo nguwo ndawugumana nkawubika muri archive wanjye. Reka twinjire mu buzima bwawe bwite, tuhe ishusho y'ubuzima bwawe, uburyo wabayeho. Tuzi ko uri umuntu wahuye n'ibintu byinshi kandi bikomeye mu buzima bwawe, turagira ngo udusangije ubwo buzima bwawe, uduhereze ishusho y'uko byari bimeze, uko byatangiye, mbese abadukurikiye hano kuri RC Media bumva ubuhamya bwawe muri kano kanya. Murakoze. Ngewe nk'uko ndi umwana wa gatatu, navutse mu muryango nisanga ko nkunzwe kandi nisanga ko nasaga na papa cyane, nkura numva binejeje. Mu buzima bwanjye rero nakundaga ababyeyi banjye bose, ariko papa agakunda kuntetesha cyane, akansura mu ishuri, mbese akanyitaho. Nari wa mwana wari mucura? Ndi umwana wa gatatu mu bana 7. Yego. Ubwo rero nkura numva nkunze umuryango, papa na mama bankunze, ariko nkabona cyane cyane papa arankunze cyane kuko na mama yarankunze, ariko papa yanyegerezaga kenshi kuko rero wa mwana ukunda kurwaragurika, abana b'abangavu muzi ko bakunda kurwara indwara nyinshi, ariko papa yambaga hafi cyane ku buryo no ku ishuri naje kwiga primaire ndatsinda, njya mu kigo cyo ku Kigeme ndiga, nibwo ntangiye kugenda nsinda. Ariko nyuma kubera ko haje kubaho ibihe bibi by'amateka yabaye iwacu, naje kujya niga numva mfite ubwoba, numva ko bikomeye, bituma noneho papa nyegereza aho dutuye, aho twavukaga, anjyana ku kigo cya Apeki Tumba kugira ngo ankurikirane kubera ubuzima buke nari mfite bwanjye narwaragurikaga. Niho ndiga ndatsinda, ndangiza rwose muri kiriya gihe cya nyuma ya jenoside, ariko ntarageza mu gihe cyo kurangiza haje kubaho amateka nyine ibyabaye mu gihugu cyacu. Hanyuma haza igihe cyo kuza kugira ngo batwice, ariko baza bareba ngewe kuko ari nge wari mukuru mu rugo, nigaga mu wa 6 secondaire normal primaire. Noneho rero ubwo nibwo interahamwe zaje zirantwara zimvana mu bandi bana, baranjyana mu ishyamba ngo bajye kumpohotera, bansambanye kwa. Ariko nshima Imana yahamvanye, ntabwo ari imbaraga zanjye, mbese ntabwo nzi fenomene Imana yakoze
kugira ngo nze muri abo bantu. Mu by'ukuri ikinezeza cyo cyabayeho icyo gihe, ibyo byose nakorewe, mama yari hafi aho, nawe ari kugirira neza abaturwanyaga ngo byibuze nibatwica batwice neza. Noneho ubwo babanje kuganira nyine bashaka gutereta umwana w'umukobwa w'icyo gihe, nta byinshi twari tuzi. Ubwo ariko biza kugera ubwo mbabwira nti ngewe mu buzima bwanjye ntabwo najya gukora icyo cyaha ku munota wa nyuma. Abavandimwe bawe bari he? Bakuru banjye bari i Kigali, Remera ya Kabeza, niho barokokeye. Ubwo nari ndi kumwe n'abarumuna banjye na basaza banjye na mama na papa, kuko twari mu gihe cy'ikiruhuko. Mu muryango w'abana 7 nta n'umwe bigeze bica muri jenoside. Imana yaraturinze, ndetse na leta y'ubumwe ndayishima, inkotanyi. Twagize amahirwe yo kuba twari dutuye hafi y'aho hari zone tampo. Ubwo twebwe twarwanaga no kugira ngo turebe ko twagera muri zone tampo, tugere mu bari baje gutabara abanyarwanda. Tugira umugisha rero, twakunda ababyeyi babana neza, bari bafite imico myiza yo kubana n'abantu. Hari umubyeyi wari inshuti yo kwa basogokuru, niwe wumvise ko hari ahantu ngo twari turi, aza gushakisha ngo arebe ko hari abasigaye. Duhura n'inkotanyi, nyine inkotanyi zitujyana muri donc ibyumba ku Kisaro, zitugirira neza. Dusubiye inyuma gatoya, turashaka ngo uduhereze amanuza ubuhamya bw'ukuntu waje kurokoka izo nterahamwe zari zagutwaye mu ishyamba. Mu by'ukuri babanje kuza mu rugo, baje kutwica twese. Bigeze aho ngaho batwicaza mu rugo twese ngo tuhagume, ariko batwaka identite twari dufite n'amakarita y'ishuri. Bari bagamije kureba umwana mukuru wari muri abo, kuko twari abantu b'indahekana, twese ubona ko turi mu kigero kimwe. Hanyuma ubwo nibwo baje guhamagara, batuma impunzi zari aho hafi, bahamagara ngewe ko aribo babonaga ndi mukuru. Njyayo ndabita, ariko mbanza kubwira papa nti papa ntaho njya, kuko nta abampamagara n'ubundi bagiye kunyica njyenyine, basi ngumane namwe batwicane ne gupfa njyenyine ngongwe ku gasozi. Papa arambwira ati mwana wanjye ihangane ugende, ntacyo bagutwara, kandi nunapfa turasiga tugusabira, natwe turasabirwa n'abandi baraba basigaye. Nibwo nagiye rero, babanza kunganiriza bambwira ngo nimbahe n'inka ruswa y'igitsina kugira ngo batica umuryango. Ndababwira nti ngewe ntabwo ari nge nyenzi mwabonye njyenyine mu rugo, twese turi abakobwa benshi mu rugo, ntabwo ari ngewe ujya gutanga ubuzima bwanjye, kandi nanjye atari nge wiremye. Nuko bakomeza kugenda banyinginga, ariko nanjye bakambaza ikibazo nkabasubiza ikindi. Bagibonye ko ndi kubabwira ibintu bitagendanye n'icyifuzo banyifuzagaho. Ndanibuka n'amazina yabo, kuko urumva iyo umuntu atereta agera hakabanza kukwiyumvishamo, sinzi ko nabyita. Babanje kunyereka amakarite yabo ya gisirikare kugira ngo mbese mbiyumvemo. Abo bantu bari abasirikare bo mu nterahamwe kuri leta ya Habyarimana. Yego. Umwe yitwaga Bosco, undi yitwa Manuel. Umva banyetse amakarite. Baracyariho? Ntabwo mbizi. Noneho nibwo banyetse amakarita y'abatudiri, natwe dore amapete yacu yesi nayibuka, kuko numvaga nifitiye ubwoba. Noneho barambwira ati urabona ko nawe ugeze mu wa 6 secondaire, uri mukuru, natwe turi bakuru, turagira ngo tugusabe icyo waduha kugira ngo tunezeze tutice imiryango yanyu. Noneho nkabahakanira. Biza kugera ubwo mama, kuko yari paralele naho narindi, akajya hamagara ngo Fara, undi nitwa Françoise, ariko mu rugo bakunda guhamagara Fara mu mpine tumenyereye mu muryango. Noneho abo bagabo nari mbahagaze hagati, umwe ari imbere undi ari inyuma. Uwari imbere yitwaga Manuel, undi ari inyuma yitwaga Bosco, afite n'imbunda. Noneho wampataga ibibazo cyane yitwaga Manuel. Noneho akambaza ati se Françoise kugiye gupfa utarongowe urabona bikumarira iki? Ndambwira nti nubundi ni urupfu kurundi, kuko nubundi ntambara irimo. Nubundi se ejo nta bundi buzima nteganya, ni kuko natwe mutari budusiga amahoro. Mbese nageze aho nihaga amagara, ndavuga nti uko byagenda kose banyica uko bashaka, ndabahakanira. Ariko mama kubera ko yakundaga kumpamagara,
bageraga bakambaza ati uwo muntu uguhamagara ninde, nkababwira nti ni mama wambyaye, ngo mubwire ko ukiri kuganira n'abajene, kubera ko numvaga byarangira abandi mubyivugire muri abantu b'abagabo, bakaba bamucira amarenga bati nta kibazo umukecuru arimo kuganira n'urubyiruko ntacyo tumutwara, ariko ngiye nkamucira isiri nkakora geste nk'abandi wapi byarangiye ntabwo ndi bubavemo, ariko nkakora geste ntabasha kuvuga ariko mureba quelque part. Noneho nyuma babonye ko mama akomeje kubarogoya mu byabo, bahita bamvana aho twari turi ku muhanda tujya mu gashyamba hafi yaho ntuye, niyo twagenda nahabereka ko iyo mpageze nshima Imana kuko Imana yarahandindiye. Noneho banjyana mu gashyamba hirya, babaga bafite amaeswime manini babaga bambaye mu ijosi, ubwo barayifata banjyana hirya barayirambura, nibwo umwe yicaye aha n'undi yicara hirya, noneho basigamo umwanya hagati yabo, nge mbahagaze inyuma. Barangije barambwira ngo nibwirize nicare, ndanga nkomeza guhagarara kubera ko nakunda kwambara n'imyenda miremire. Icyo gihe nambaraga imyenda myinshi kugira ngo niba nanyica ne kwambara ubusa ku gasozi, nuko twabyirutse iwacu ntabwo twakuze twambara ubusa, badutoje umuco mwiza. Nuko noneho bageze barankurubana n'imyenda yanjye ndicara, ariko nicara ndambije ku buryo numvaga batagomba kunyambika ubusa, numvaga ndi burwane nabo bakanyica ariko narwanye. Hanyuma bagezaho bagajya bashaka kuzamura imyenda ngo bankorere ibibi, bakayizamura nkamanura nyuma, ariko mu mutima nkabwira Imana, cyane cyane akunda kuvuga Bikira Mariya. Nari umukarismatique icyo gihe, nari nambaye n'ishapureye, nkavuga nti byibuze Bikira Mariya andinde mfe, byibuze nanjye batabonye ubusa bwanjye mfe nka Bikira Mariya ko yari vierge. Nari ndavuga nti ntibabone ubusa bwanjye ku munota wa nyuma ngo mpite napfa. Noneho bakomeza kurwana nanjye bamanura bazamura, ye kumva numva ijwi rya papa bari bicaje mu rugo, arahamagaye mukecuru ngo Fara ari hehe. Baba barabyumvise, babyumvise bavuga ngo ariko Fara yabaye ikibazo, ngo Fara ninde. Ubwumva nari nicaye hagati yabo ku bandi impande nabo bicaye, noneho ndavuga nti ni njyewe, ngo ni muzehe, ngo twasize tumwicaje, ngo burashaka ko tujya kumurangiza. Niyo terime numvise yo kurangiza, nyuma naje gusobanukirwa ibyaye byo nyuma mbibaza abandi. Bwumva bashaka kumwica, nyuma bati twagenda tumwice apfe burundu. Noneho numva mukecuru aravuze ngo Fara ntawe uhari, ariko ubwo twari turi ahantu noneho ntakireba mama. Numva papa aravuga ngo Fara ari hehe, mama ntago numvise ko yamushubije, ariko iryo jwi rya papa ryatumye babandi bibaza ngo Fara ko abaye ikibazo. Noneho ndavuga nti njyewe, noneho ndaceceka. Ubwo bageze aho baradiskita hagati yabo, batangira gusubiranamo. Noneho namenye ko papa yadutangiye 9,000 kugira ngo batatwica, uko kiragiye babanzaga kugura isasu ngo batakwicisha ibyuma. Twendaga gutangira amashuri murabyibuka, hari mu gihingo gisoza umwaka. Hanyuma rero ubwo yari minervare yaratugeneye ngo arayitanga, ariko mbimenya bo bari kubipfa, ngo twaba tubaye ibibwa, ngo papa baduhaye 9,000, ngiye nicaye mbese ntegereje ibyo bagiye kunkorera by force. Noneho nibwo numvise batangiye gusubiranamo bavuga ngo twaba tubaye ibibwa, ngo papa baduhaye 9,000, ngo twaba tumuhemukiye. Mu mutima nkavuga ni ya Mana yatumye basubiranamo, kuko nge ntacyo nari mfite, nta mbunda nari mfite, nta n'imbaraga n'ubu mumbona, ubundi munini nari mfite ibiro 45, nari muto cyane. Noneho nibwo baje kugira ngo basubiranyemo barahaguruka. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite, navutse muri 70, nari mfite 24 niba ntibeshye. Nuko kuko nigaga mu 6 wa secondaire normal primaire. Tukomeze. Nibwo rero bageze aho barahaguruka, ngiye mu mutima nisengeraga Imana ngo niba bagiye no kunyica banyica, ariko nta kindi agombaga gukora. Ubwo barahaguruka, ngiye nkomeza kwicara, ngira ngo ariko gatoya nsubiye inyuma gato tutarajya muri iryo shyamba, kwa ko nari mpagaze hagati yabo. Manuel yabwiye Bosco ngo ari gukora nk'akanyenzi koko, ngo turamubaza, ngo nawe akaduhangara akatubaza, kuko nageze aho numva nshize amanga, ndavuga ngo nibundi mfe, barambaza ubusa mbasubiza ubundi. Noneho bakambaza ngo se nguri inyenzi, ariko se ntinyenzi ubundi zigutwaye iki? Inyenzi ntabwo nziza. Ngo none se ngo ubundi ngo intera hamwe urazizi,
ngenzi ko intera hamwe zajyaga zijya kwamamaza Habyarimana bajya kumwe bamamazaga bagiye kumutora ariko ntabwo ngiye ibyo mbizi ngende umunyeshuri none bakavuga bati se ubundi wigeze ukora imibonano ariko ibyo ngibyo mumbaza ndumva ari ubuzima bwanjye si ngombwa ko mubimenya niba munyica ni munyice hari umushaka kunshimuza ngo mwumve ko nasambanye cyangwa ntasambanye ngo none se ngo wamaho ngo ubundi ko iwanyu ngo twabababariye ngo waduhaye inyoroshyo kugira ngo tutabica nabi ndababwira ninjye nta mafaranga ngira yo kubanda cyari umunyeshuri murebe ku marangamuntu n'ikarita y'ishuri murayifite ntacyo mfite cyo kubahemba nubwo bavuze bati wowe icyo tukwaka uragifite kandi ureba nabi uragipfana mpita numva ibyo byose nk'umuntu wize nahise numva ibyo ari byo nuko numva ngize ubwoba bambwira bati tubikore nkabwa ntiwoya ngiye ndumva nta mwanya wabyo mfite ni kuko noneho nkababwira ni murabona turi no mu gahinda k'umuperezida wapfuye none murajya kwinezeza ngo kurasa ubwo ngo Habyarimana wowe ngo uramukunda none se warananzi physically nta nubwo nzi muzi ku mafoto ndamwanga se muhora iki ndamwanga muhora iki ko ntamuzi atananzi ko ntari umuntu w'umuyobozi mvye ngo wenda nakoranye inama nawe ko ndi umunyeshuri nabamuhora iki ubundi ngo yenga ubwo ashaka kuvuga ko wamukundaga se niwe yamwe ko nshimuza cyane ngewe ubu ndanababwira ibibazo mumbajije ariko ntago nzi impamvu mubimbaza ntabwo niba ari ukunyica ni munyice mungirire vuba mutabanje kumva ibindimo ngo yangu w'amahoro ngo ntabwo tukwica ngo nuduha icyo tugusabye noneho ibyo bambajije nkabasubiza ubusa nyine nanjye byo kugira ngo mbikure imbere bigeze babona ko nabananiye ntari kubemerera nk'uko babishaka Manuel ahita abwira Bosco wari inyuma yanjye ngo agire icyuma bitaga bayonete ni niryo jambo nibwo naryumvise numva ngo bayonete arambwira ngo zana cya cyuma mama hari cyari icyuma kirekire cy'inkota numva birabomburanye mu ipantaro kukivana mu kintu numva bisakuza abantu byanze bikunze bagiye kukintera mu bikanuse ntago nari nzi aho biciraga kuko buri wese yabaga yihishe akiza amagara ye noneho icyo cyuma agihereza Manuel aragifata arangije abwira Bosco ko yari afite imbunda ngo uburetse kumurasa mbanze afata cya cyuma agishyira hano ku ibere nkuko nafata ikintu agishyira hano donc uri kubyumva donc ubugi bwacyo icyuma uko kiba kimeze akijomba hano kuri ibere ry'ibumoso noneho abwira uwo Bosco ngo donc nari hagati y'icyuma n'imbunda imbunda yari mu bitugu mu mugongo n'icyuma kiri hano noneho numva ko ubuzima burangiye noneho ngiyewe ntanga amaso ngo ndebe urupfu ngiye gupfa ngo ariko mbere yo kubikora ngo turabanza tukubaza ikibazo nuvuga yego nta kibazo ariko nuvuga oya abwira Bosco ati navuga oya ureke mbanze nshigisha ibere arageraho nababara atwemerere atubere umugore donc bambwira ngo mbabere umugore wo mwishyamba ngo nje mbatekera mbumuga umugore w'abantu benshi nge rero ntaho nari nzi yo biva bigera nkiri umukobwa numva noneho ngeze ahantu numva ngewe hankomerekeje umutima byanze kumvamo noneho ubwo Manuel arambaza ngo uwamaho ngiye kukubaza ikibazo uransubiza yego cyangwa oya nuvuga yego arabara amahirwe yawe ariko nuvuga oya urapfa nabi turabikora ku ngufu twabanje no kukubabaza ndangije urumva nari hagati y'ibyo byuma ngewe nifatiye ya shapure yanjye uko mu ijosi yari yiroza ndayibuka njye nifatisha shapure gutya arangije arambaza ngo uremera pardon uremera kutubera umugore yari umugabo nsumba ndamureba nyemerwa icyo nasubiza ndangije ndambwira nti Manuel ari nkawe wahitamo iki ngo wanyumvira bimwe by'ubunyenzi tuvuga ndakubaza nawe ukambaza ndababwira nti ko muri mukunziza inyenzi cyangwa muranziza ibyo ndi kubasubiza bitari byo muranziza iki ageze aho ngaho mama arongera arahamagara ahamagaye ndamubwira ngo mama yahamagaraga nkagera gutya gusa ko siragoye kuvuga ngo ibyo bari kunkorera ngira gutya avuga ngo kuri kugira gutya nti mama nguri ari guha impunzi ibijumba ari nyumba twejeje ngo no gupfa dupfe neza by'ubuzima ni twakire we ageze aho bavuga ngo mukecuru
ngo humura ngo ntacyo tumutwara umva ashobora kuba yarabibonye ntabwo mbizi ngiye wumva nageze ahantu numva ko mpfuye abantu bagiye kunyica nabi nuko impunzi zahitaga niyo mwaji wacu impunzi zahitaga baharokokeye bose barabizi ntabwo navuga ikinyoma kuko turi mu buyobozi bw'ukuri ntabwo navuga ikinyoma kuko Imana yankuye ahantu hakomeye babonye ko mama ari kubajena nibwo bahise banjyana muri rya shyamba ko nari nakibagiwe bahita banjyana mu ishyamba ariho batangiye gusigana n'impamvu nari nsubiye inyuma gatoya ariko ubwo icyo cyuma ntacyo banteye niyo mbunda ntayo banteye ahubwo habayeho kuba papa yarimo kubaza aho ndi batangira gusubirana mu bwabo barangije bahagurutse batangiye gusigana kuko babwiye barahaguruka noneho ngiye nkomeza kwicara kugira ngo bagiye kuntera cya cyuma noneho ntegereza ko bakijomba mu irugu numvaga ariho bagiye kugitera noneho barahaguruka uwitwa Manuel niwe wampataga ibibazo avuga ngo harya ngo François ngo irindi witwa nde ndamubwira ngo nitwa Amahoro arangije aramfata aranshundura ngo genda ko kuri Uwamahoro ubwo maguruka nirukanka nzamuka akayira kajya iwacu ngeze hejuru ambwa ngo Uwamahoro ngo genda Uwamahoro sinabashimira kuko nta kiza bari bankora agashima Imana na Bikira Mariya kuko nishapura natunaga gusa nta nanda kuramutsa Mariya navugaga gusa kumva ko Bikira Mariya nawe yari isugi nkava n'inkuru namasa nta jambo nari mfite ryo kuvuga ntaho nari guhera mvuga ngo ndakuramutsa Mariya byari kuryarya Imana ngiye nkaturuna isaro ryonyine nkarirangiza nkongera gutyo kugira ngo ndebe ko byibuze Imana nanjye yandengera nibwo twazamutse nageze hagati avuga ngo Uwamahoro ngo ngaho ugenda Uwamahoro ngo kandi ngo nitugaruka uraduha nyewe ntimugaruka ndabemerera ariko nari mfite target yuko ndi bujye kwisha mu byuko y'amasaka ndi bujye kureba ahantu izo nyenzi ziri ntihabihishamo nuko noneho niho bwakeye mu gitondo hagera igitero inkotanyi n'interamo ziri kurwana noneho turahunga nubwo twagiye duhunga tuza kugera ahantu bita mu Kisaro inkotanyi ziza kuhadukura tujya mu Kisaro niho twakoreye ubuzima bwo kuba mu buhungiro ariko nkanashima inkotanyi reka nkubwire inkotanyi ndazishima kuko iyo zitaza cyangwa iyo zitagera naho muri ako gace icyo mbakundira babaga bafite liste z'abantu bahirwa uti wabivanye twageze mu nkambi aho twihishe bagiye gutema inka zacu ko tazo twarazihunganye twarayo mu buzima bwiza ntago twigize twicwa n'inzara papa yatureze neza marezo manubwo atatureze mpaka kugera ariko ababyeyi baracyahari noneho ababyeyi ndavuga leta y'ubumwe aho papa atari barahari aho abandi batari barahari nibwo baje kudushaka mu nkambi aho twari hitwaga Baharamba ndahibagiwe sorry noneho nibwo baje kudushaka kuko bari bafite liste y'abantu bicwa twitwa liste ya kabiri habanje kwicwa witwaga Kiragi twebwe dukurikiraho noneho tuva tutise butwagiye kwa Gakiragi kuko nubundi bakatwicira hamwe tugiye duhura n'abantu batubwira ati bamaze kwica Gakiragi nemwe mukurikiye are musubire vuba nanga turirukanka mama birabihe muri wese yirukankaga atazi yajya niyagana ntago waruzi ngo ninde uri bugukize kuko ntago twari tuzi ngo yasa gutya na gutya nuko noneho nibwo twaje kujya kwihisha ku muntu wenda mugirira ibanga ko no muryango uracyariho ariko tugenda dukurikiye umwana twiganaga turavuga tuti tugiye kureba runaka turagenda tuhageze umwana w'umukobwa aratwakira aragenda abwira papa we ngo babana bo kwa Kadiho baje kwihisha papa waravuga ati nta soni barimo barabahiga none bimeze bite runaka oya ntabwo tubyumva noneho ariko uwo mwana aratuganiriza hanze ndamushima yiganaga natwe yiganaga n'abarumwanjye muri primaire tugeze aho turabura uko tubigenza turongera turazamuka papa we yaravugaga ati mugende muri aho mujya kwihisha kuko bavugaga ko bari bubanze kwica abo bakobwa be akareba ubusa bwabo bakabona kumwica kuko twari abakobwa babyirutse neza kandi mbishimira Imana ntabwo twigize tubaho mu buzima bubi nuko turazamuka tugira amahirwe duhuza guhura n'abasore bari biyambariye umweru n'umukara udusore duto twiza none mbwira abana ariko we barazizo za nyenzi batubwira
ko mbona aba bantu tutabaza mwaretse tukabasanga kandi Farawo ntugira ubwoba bari urabazi wenda baje kuduhiga tugeze aho tubavuga tuteka tugende dusange ba papa batwicira hamwe twebwe twasengaga isengesho rivuga ngo Mana fasha inyenzi inkotanyi zigeraho turi twimuke niryo sengesho twasengaga inyenzi inkotanyi zihagereze hagaba igitero mbese tugende twimuka mpaka kuzagera ubwo tugera muri zone tampo ni ukuri isengesho ryarabaye koko icyo gihe bagendaga nabo bakurikirana ababo icyo mbakundira amakuru baba yafite bagendaga bakurikirana abantu bahigwaga urumva bari bahawe amakuru yuko turi aho ngaho mu by'ukuri bashaka kurengera no gutabara abantu bahigwaga icyo gihe ndabashimira kandi Imana yo mu ijuru ikomeze barinde ikomeze ibakomereza amaboko ibakomereza ubuhanga bafite mbese ubushishozi bagira barashishoza tukaramba mu by'ukuri rero nyuma yaho twakomeje kugera muri zone tampo tujya nabo bitaga inyenzi inkotanyi bagendaga ku musururu turababona tubanza kugira ubwoba ariko turavuga tuti byibuze abari bo batwiyicira uko babaharabikaga kandi ntacyo bari batwaye twagendaga twambaye nabi tuti buriya nibabona ko dusa neza babaharabikaga ibintu byinshi buriya umuntu w'umumaro ntago avugwa neza bagerageza kumwambika isura mbi yego icyasha ariko turavuga tuti ntacyo tugwe mu nyenzi inkotanyi turi kuzira tunazimenye noneho umwe araza aravuga ati ariko ubuze n'ikindi muri kuzira murazira ko mwakomye amashyi inkotanyi ziza hariya kuri senidi mbese nicyo turi kuzira none se twe tugiye kureba abanyarwanda baje mu gihugu dukoma amashyi twari ku mihanda twese none se kuki mutafasha abantu bose bakomaga amashyi mugahitamo famiye yakadiwe kandi atetwe twari duhari njyewe nakundaga kubahata ibibazo niyo banyica bari kuzanyica nabi ariko Imana n'inkotanyi barahaserutse tubasha kugera ibyumba nta nzara twigize tugira ndashima inkotanyi zabaga Kisaro maze kubonamo babiri buriya hari igihe kizagera nk'abitura ndabashimira kuko n'amata twarayanywaga babwiraga mukecuru ngo mukecuru uze gufata amata y'abana bawe amata y'amakubitano ntabwo twigize twifuza icyayi cy'amata inkotanyi zaratugaburiye noneho babandi urumva bahunganaga n'abantu benshi banyuranye ntago bashyiraga inkamba ahantu batoranyije weya abanyarwanda twese twajyaga hamwe na babandi bahigwa tukaba turi hamwe ariko noneho babandi twagendanye wenda baduhigaga bati dore ntawe ukira rimwe dore bene runaka baracyanywa amata twebwe tunywa turya impungure zonyine ariko ngashima inkotanyi icyo gihe zarebye kure donc zabaye maso ibyo byose zaratekereje ataba abana bari barabayeho neza kandi koko ntabwo twize tugira inzara papa yakoraga ibishoboka byose we na mama akadushakishiriza ubuzima bwiza n'amashuri meza hanyuma ubwo biza kugera ubwo rero intsinzi igera mu gihugu turataha tujya mu ngo iwacu ariko papa ntabwo tuzi ahantu yaguye muri uko kwirukanka papa we yari yagiye kuragira inka kugira ngo abana be batazicwa na bwaki twa dufite akana k'agahungu ka bucura ubu kabyaye rimwe gatuye Nyacyonga kakundaga amata avuga ati bucura bwanjye dore ko yarabyaye abahungu mu mbyaro za nyuma atatazabura amata ajya kuragira avanamo inkweto ajya kuragira kugira ngo tutaza kubura amata ariko Imana yakoresheje inkotanyi ya mata ntitwayabuze nibwo rero haje kubaho ibintu byo kwirukanka mu mvururu duhita twirukanka papa ntabwo tuzi aho yasigaye na n'uyu mwanya ntabwo nzi aho ari niba ariho ntabwo mbizi niba ariho niba yarapfuye nta murambo we twigize tubona niyo makuru mfite ntabwo nzi niba yarapfuye noneho nibwo intsinzi igeze mu gihugu twaratashye tujya mu rugo muri bya bizu byacu bari barabibomoye imiryango basahura ariko tubijyamo abantu twahasanze badufashe kuhakora amasuku hari abantu bari inshuti ibyo ari byo byose ntabwo umuntu yangwa na bose badufashe amasuku umuryango umwe uduha abana bakajya baturaza mu rwego rwo kugira ngo twe guhungabana nuko noneho biza kugera ubwo rero nyakubahwa perezida w'igihugu Paul Kagame haza kubaho itangazo ryo kubarura abana barokotse bigaga mu myaka ya nyuma y'amashuri ndabyishimira cyane ndabyishimira ndavanga icyatumye ntapfa ni iki ngiye kwiga ndangize nanjye nkorere igihugu cyanyibarutse noneho ubwo batujyana Isave muzi ko twize muri Desembre tujya i Butare
hariya Sainte Bernadette niho narangirije, abakobwa twari Sainte Bernadette, no muri groupe hari abahungu. Turiga turarangiza dukora ibizamini, mbona diplome nkesha intsinzi y'igihugu. Ndavuga ngo ubu ngiye kuba mu gihugu noneho ndi free, numva mbohotse, numva mfite umutuzo wose ushoboka, nanjye ngiye gukorera igihugu cya Kagame. Kuko twari abana twavugaga igihugu cya Kagame kuko niwe wari utumye tujya mu ishuri, kandi koko bifite n'imvano, niwe watumye dusura mu mashuri y'akabyara yabyaje inka. Diplome ndayibona, njye nayise Merci Kagame. Njyewe personnellement nayise Merci Kagame kuko mbikesha intsinzi y'inkotanyi. Mbikesha intsinzi y'inkotanyi kuko iyo inkotanyi zitaseruka mba narapfuye ntize ya normal primaire yanjye. Noneho turangije ngira umugisha, kera baduhaga amashuri akazi utagombye kwandika, bumvaga ko kwa runaka ari umwana wangije normal primaire, bagahita bagushyira kuri liste utanabizi. Njya kumva numva barampamagaye ko nzigisha hafi y'iwacu aho n'ubundi narokokeye, twarahatuye niho twakoreye amakwe, twakomeje kuhaba. Nuko ariko muri ko kuhaba tukajya duhora duterwa n'amabandi cyane, bashaka kwica mama, ngo afite amamiliyoni mama papa yamusigiye, ariko Imana ikaturinda. Tugera ubwo tugira umugisha, turashaka twese kugera kuri Bucura niwe ubyaye rimwe w'umuhungu, uwo ngo nahunganaga ari muto, yari igitambambuga. Noneho ubwo ntangira kuba mwarimu kazi, numva nkunze ubwarimu. Papa yari mu bintu bijyanye na education, yari maître principal de zone kera, nyuma aza kuba directeur de l'éducation, bimaze kuvaho kumwe bagenda bahindura ibijyanye n'uburezi. Noneho ubwo we yapfuye, yarasubiye mu bwarimu kubera yari mukuru, atarakibashe kuba directeur de l'éducation mu karere ka Buriza niko kitwaga. Ubwo nayo ndavuga ngo ubwo papa yapfuye ari umurezi, nzarinda mva ku isi, mbese nzusa ikivi papa yasize muri education, ndi umurezi. Nzarinda mpfa ndi umurezi kuko yarabikundaga kandi akanabidukundisha cyane, ko nabo twavaga indimwe bigishaga batarabyigiye. Ariko noneho ngewe nzamo personnellement ndi umurezi, narabyigiye normal primaire na murumuna wanjye umwe, ariko abo bose babivuyemo. Nge ndavuga ngo nzarinda mva ku isi nkene umwarimu, nderera igihugu cyampesheje diplome, nderera igihugu cyantabaye, nderera igihugu, mbese nkareba ibigwi by'igihugu, ntabwo nabivuga ngo mbirangize. Ubwo ntangira kuba ndi umwarimu kazi, ndi umukobwa, ntinda kugera igihe cyo gushaka kubera icyo gikomere cyo kuvuga ngo ubundi ndashaka iki, ko mbona bashaka kumfata, mbese nari narakomeretse, nkura numva ntazashaka. Igihe kiza no kugira nandikira abasomisiyo bikabuye ngo nziha Imana, ariko kubera atari umuhamagaro wanjye ntabwo byaje gukunda ngo nihe Imana. Nakomeje kuba mwarimu, nza kugera igihe ko ngenda nganiriza abantu ku bikomere nagiye ngira, ngenda niyumvamo ko nashaka bikemera. Nibwo nageze igihe njya gukorera i Kabgayi, donc nakunda kugenda mu bigo by'abihaye Imana kugira ngo nje mbasha kubabwira agahinda kanjye. Numvaga nta wundi muntu nabwira agahinda kanjye uretse umupadiri cyangwa umubikira, kuko aya matorero yaje nyuma ntabwo nari nyazi cyane muri kiriya gihe. Nuko ndavuga ikajya gusaba akazi hariya muri Bazilika ntoya ya Kabgayi, mu kigo cyitwaga Senakagwa, cyafashaga abana ba les enfants non accompagnés, bari abana bari baratawe mu mashyamba. Mbese leta y'ubumwe yakoze neza, yagiye ireba abana bose bagiye basigara mu mashyamba, ikabashakira ibigo, bakabaganirizamo, bakabarereramo kugira ngo biyumve ko ari abana batari imfubyi totale. Icyo kigo nagize umugisha nkibamo, nanjye ngikoramo. Umusenyera mpamakazi uriya Mutabazi Anastase, ngezemo nsanga noneho uwo musenyera Mutabazi aziranye na papa. Numva biraneje, ndavuga ngo sinkibaye imfubyi cyane. Uwo musenyera Mutabazi ndamwegera, nkajya mubwira agahinda kanjye, nkajya muganiriza, akangira inama. Ageze anambwira ati Imana ishimwe ko nahaye umwana w'inshuti yanjye Kadiho Pierre Clavier, twiganye mu seminari, ngo bari bariganye, bari baziranye. Noneho ntangira kugera nifungurira kiliziya ngenda nyifungurira. Ubwo nyuma yaho nibwo nageze aho nkundana na Communauté de l'Emmanuel, nayo iramfasha. Ariko mbere gatoya ntarajya muri Communauté de l'Emmanuel,
twari abakobwa babyirutse iwacu cyane bo nkajya ngirana nabo mezantante cyane nageze naho nkubitwa na barumuna banjye atari kuvuga ngo nabagiraga amahane ahubwo barankubitaga ngo ngende njye gushaka nabo bishakire bari bafite amaraso ashyushye ariko njye nkumva gushaka bitandimo ariko noneho na nyuma ya mu nsinzi gato nabwo hari uwashatse kumpohotera nkingirana ahantu ngo ansambanye nawe ku ngufu yitwaje ko ari mu nkotanyi noneho icyo nshimira inkotanyi zarantabaye icyo gihe ntabwo yamfashe urabizi abana bose ntabwo baba beza n'uwaje yiyitirira inkotanyi ariko ntabwo yariyo naje gusanga ari umushoferi ariko yitwaza ngo ni inkotanyi kugira ngo nkunde mwemerere mwubahe kuko inkotanyi nazubashye kuva nkikandagira mu Cisaro none ndavuga ni umusore uri kwitwaza inkotanyi ari fofera attention nkuko azi ko inkotanyi nazikunze mfite ibigwi byazo byiza kugira ngo akunde abaharabike abambika isura itari nziza nibwo yankingiranye ahantu ariko nshima inkotanyi zari byumba zaraje zikomanga aho yari yankingeye bari maso aba bayobozi bacu bari maso nta donc ntibahuga bahora bari maso icyo gihe baraje bahita bakomanga aho narindi numva aramuhamagaye bamwitaga Kazungu aravuga ati nudakingura ndarurasa umva yabonye ko yinjijemo umukobwa yanakinze barantabara umva nta kintu yankoreye uwo wiyitiriraga abo ngabo yari umuntu wo hanze aho ngaho ushaka kugira ngo aharabike abo basirikare ariko mbashimira ko bantabaye nongeye kubashima ko batantabaye icyo gihe gusa bantabaye no muri icyo gihe mu nsinzi yabo noneho ubwo mbivunaguyemo muri makeya umva nabanye n'umubyeyi mama na mukuru wanjye yaje gushaka ari ngiye mukuru tuba muri urwo muryango ariko nabo bari umuntu wanjye bagashaka kugira ngo bashake vuba bakambwa ngo nishake nanjye umugabo nkabwe ntago ndamubona mwigendera ariko haza kubaho kumwe abantu bagirana amakimbirane mu rugo barankubita njyanwa kwa muganga noneho nza kugira umubaba ndavuga ngo papi yabaho ntabwo mba nkubiswe ndabona papi yabaho ntabwo mba nkubiswe ntabwo bibaho noneho mama wanjye ndamukunda pe na n'uyu mwanya ndamukunda mama nkura numva noneho ntamwisanzuyeho kubera ko namuregeraga barumuna banjye ntiyumve ko bankubitiye ubusa noneho n'abantu bacu barabizi ayo mateka nayabayemo ngenzi igihe nza gutorongera nza kuri communauté de l'Emmanuel hari aho bita mu Gashiha hariyo famiye mama wacu yarashatsemo wishwe muri jenoside aguye ikinyoni hari abana bari urungano rwanjye bariho njya kwihisha ariko nkajya nigira rimwe na rimwe nkajya gushakisha ibinezeza nkigira ku mupira kuri stade kugira ngo nshake ibinyurura umutima ngeze aho sinzi uwo nahuye nawe urubyiruko arambwira ati wazaje muri communauté de l'Emmanuel ko dukunda urubyiruko akenshi ubugiye mba ngiye muri stade gushaka umunezero nibwo banjyanye muri communauté de l'Emmanuel ndabashimira ba Jean Baptiste bantega hariyo service ya Ekute nkajya njya muri Ekute bakantega amatwi nkababwira ibikomere mfite byo mu rugo nibwo bakoze uko bashoboye bansubira mu rugo bagenda bantegura ku buryo numva nkunze umuryango niwe mubwo buhungiro rero nibwo naje guhura n'umusore ari we tubana yitwa Dieudonné duhura muri communauté de l'Emmanuel twemeranywa kubana nuko kwemeranywa kubana ariko nabwiye Imana ngo Mana nge ntago nzareba amoko sinzareba igihagararo sinzareba amashuri nzareba umuntu usenga nuko biza kugenda gutyo twemeranywa kubana turabana ararambagiza mwerekana mu rugo ariko mujyanye mu rugo biba question mark ntago umuryango wamwakiriye kugeza nubwo yazaga kunsura mu rugo abo tuvindi imwe bakanga kumusuhuza bigeze aho njyewe kwa ko namukundaga ndafosa bani njyewe ugiye kwiyangaja nta kindi ndebyeho ni umugabo Imana impaye ko nabareka imumpe nahunge n'ibibazo byo mu rugo mushaka muri ubwo buryo hanyuma igihe cyo kujyana inkwano barazanga ngo ntabwo izi nkwano twaze mbese baramuruhije cyane baramurushya cyane mu gihe cyo kujya kunyerekana kwa data bukwe iwabo navuze amazina yanjye naho ntuka nubumva mvuze Kadiho Pierre Claver umva namuvuze byari ngombwa ko mvuga mu izina mu mazina y'ababyeyi
noneho umugore yari afite mukase ahita ambaza ngo upfana iki na Jeanne na Chantal babakuru banjye bapfuye muri kiriya gihe nyine we ntabwo umukuru wanjye Chantal wariho uwo ngo yapfuye nyuma ariko atazize ibya jenoside yazize uburwayi bw'amarozi noneho aravuga tufana iki nabo numva ngize kwishimira bane nshatse mu muryango uziranye n'iwacu numva nigize mo confidence ndavuga nti ni bakuru banjye ariko data bukwe yahise acurika umutwe arahinduka mbona ko atishimye atanyishimiye mbwira umugabo ndamubwira fiance ndamubwira nti reka dutahe ndabona bwije ariko nari mbonye ko ahise ababara noneho kwahindurije ndabigenza mpita nsezera ndavuga ntashye kure ndeba uko niyaranja nka mwarimu nuko ndasezera nyuma yaho nibwo noneho ngeze mu rugo mbabwiye ko mvuye mu muryango uziranye nabo mama nawe ntiyishima iwabo ntibishima batangira sasa kurwanya ubukwe muramu wanjye ati ubukwe bwawe ntibubera nise kuki munjyana mu gasozi kandi papa yari yasize yerubatse clôture nk'iyi kuki njya ku munyagasozi kandi ntari yandaritse Imana yarandinze muri jenoside ntabwo barabatera hamwe bansambanyije naririnze kugeza kuki nge ntakora ikirori cyiza mu nsinzi y'igihugu umukuru wanjye ko yakoze ibirori byiza tukamushyigikira kuki ngewe mwumva ko najya mu kabari kandi data yarasize yubatse nuko ariko ngeze aho ndababwira nti nimutareka ngo nkorere reception mu rugo genda ajya kureba padiri amisakramentu ndisangira uwo nakunze nta cyanda bankoze izo nkwano muzigumane ariko ngende isangira Dieudonné wanjye ko naramukunze nkurikije n'ubuzima nari ndimo nuko ubwo umuramu wanjye aravuga ati kandi Franco ko yaramukunze yaramwihebeye yamusanga bagabanya uburakari bankorera ibyo nshaka tuva muri dote tujya mu rugo birarangira ariko inkwano babanje kuzanga ndamubwira nyamuneka zongere bamenyereye abakwe bakomeye arazongera bese nuko nabayeho ariko numva mfite agahinda kukuntu ndi gucunaguzwa mu bukwe kandi nemerewe gushaka uwo nshaka nuko noneho ubukwe bwanjye buza kuba bubi ku buryo n'ibishyingiranwa babimpaye nko kwa gatandatu ndi bukora ubukwe ku cyumweru naraye mbizinga nta n'ibishyingiranwa byinshi bampaye njye varizanjye yarirunzemo ibitabo bya papa yari afite bibliothèque yari umuntu wize ndundamo ibitabo by'igifaransa avuga ngo ninjya kwigisha n'i Kigali nzajya mbyigishamo nuko nkora ubukwe gutyo ariko muri uko gukora ubukwe ntabwo imiryango yakomeje kumba hafi mama yaje komeje kuba kure yanjye nagira ibyago akansanga kwa muganga ntansange mu rugo ntibansure igihe kimwe baje kunsura rimwe nabwo igihe kinini noneho mbona mama ntago ari kunyitaho cyane noneho ndababara cyane ndabase mama ko ntacyo namucumuyeho nza kugira igikomere cya mama noneho ndavuga ngo mama twararokokanye hamwe ngewe kubera iki mama atari kumfata nk'abandi bana hari n'igihe kimwe nicishwaga n'inzara ntarahembwa bagahaha bagateka najya kurya nkabura ibyo kurya no kwa mukuru wanjye nkabayo naho mukuru wanjye yari umugabo yari burugumestre wa Mugambazi nkajya kuba ndi umukobwa nabonye invitation iri ya Inyarurama ntegereje ubukwe noneho ubwo nibwo nabaga kwa mukuru wanjye nabwo ibyo kurya bakabinyima nabase mananjye uyu mugabo mureke bimeze bite baranyanga cyane barantoteza cyane kugera ubwo nageze aho ndavuga nti ubu buzima mbayemo ndumva reka dukora ubukwe vuba tugende nuko dukora ubukwe vuba nyine turabukora turabana noneho nza kugira umugisha mpabwa akazi mu kigo cya Sevensa Paroti kwa so ubukwe bakwakiriye gute nyuma yuko winjiye mu muryango ninjiye mu muryango narahakubitiwe narakubiswe ndi umugeni Jesus nageze uwo munsi dukora ubukwe twabaga mu gipangu kimwe noneho umugabo wanjye yarubatsemo inzu aba mu rugo nkuko hano turi hano kwa padiri ukabona uko akamubakiramo inzu y'ubusore nyine niyo nashakiyemo aho hano nahagiriye ubuzima bubi cyane ndakubitwa polisi nayo irabizi polisi ndayishima polisi station ya Gikondo yari station ya Gikondo yabaga mu byaha hafi niyo njyanye kwa muganga se hashika
kuri urgence baramfasha ngaruka mu buzima nari maze iminsi mike mvanyemo inda ndakubitwa narakubiswe naho kwa databukwe ariko sinakubitwa na databukwe direct bashatse umwana w'umukozi wahakoraga wari munini cyane yari yaravuye mu kindi gihugu hanyuma arankubita nari mvuye mu misa maze iminsi nemvanyemo inda ntoya yagukubisa akubwira ko aguhora iki ni ukuvuga ngo kubera ko nabaga aho ngaho kwa databukwe na mukase batanshaka bava ngo batunze umuntu w'umuryango bafitanye ibibazo mana leta ndayishima kuko naje kumenya icyo nzira nagiye mbiye maze abahoze bitwa CID umva narabaruhije cyane bambereye ababyeyi ntabwo nzi icyo nabitura banteze amatwi bogahora ku ngoma kuko natotejwe muri uwo muryango ngeze nkajya njya kuri polisi ni mu mbarizi umuryango icyo nawucumuyeho bambera imfura koko bakora mu buhanga bwabo buhanitse baza kumenya icyo nazize baracimbwira bakubwira ko wazize iki icyo gihe hari umuntu wakoranaga nabo ntabwo ariko mbyinjiramo cyane niba yari we ariko icyo nzi cyo nuko bakoranaga ariko yakoranaga na CID murabizi ko ari abasivile gutyo ntabwo ari ngombwa cyane ariko nabashimira ko ari abayobozi bafite ubuhanga buhanitse barashishoza mama barashishoza kuko iyo bafashe icyemezo runaka baba bagihagazemo neza bakigenzuye do A a Z ndabashimira ubwo uwo muntu yagiyeyo kuko bari bafite akabari aganira n'abajya kubasengerera arabaganiriza babwira ati se wa mukazana wanyu ari hehe aza kugera kuri iyo ngingo uko twageze aho turongera turahava tuvanwe mu nzu yacu ku ngufu tujya gukodesha hafi aha ariko njye kubera umubabaro wo kujya gukodesha naraje nje mu muryango nahise njya kwikodeshereza njya kwikodeshereza aho bita muri Sahara hari umuryango w'abarokotse wanyakiriye noneho ubwo biza kugera ubwo agera ku ngingo yanjye avuga ati mukazana wanyu ko ntakimubona bimeze bite databukwe ngo aravuga ngo ntukajye uvuga umushenzi ati mukazana sinshaka no kumwumva mu matwi yanjye atariko muze aho ntiwashatse gukazanura akanga noneho haza kumubwira ati we yatura mukazana ntacyo mpfa nawe mfitanye inzigo na nyina haza kumenya rero ko kuko papa yaraguze amazu hano Gikondo iyo nzu yari inyuma y'aho mukase yaratuye afite abagore babiri databukwe noneho iyo nzu bakuru banjye babagamo ni babandi bapfa uruyuzi nka bimwe by'uruyuzi imbibi yego imbibi ubwo nyuma ya jenoside bari bazi ko twapfuye noneho uwo muryango usenya clôture wiyongerera pardon ko ubigira bimwe ariko batarabifatanya byose bazi ko twapfuye noneho ngo mama yagiyeyo tumaze kurokoka agiye kureba ayo mazu ko agihari nibwo yaje avuga ati ariko mana yanjye watarika intera hamwe n'ingome koko ubu zabwiwe n'iki kwinzu ari yanjye koko kugira ngo nayo isenye gutya databukwe ngo yari muri iyo nzu y'umugore muto ngo yumva ko avuze amwisi intera hamwe nicyo nazize ngo mama yamwisi intera hamwe aho hantu kandi ntabwo yarazi washenya aho ngaho ariko nyiri cyaha buriya unyemerere arikomanga nta umwirukansa ngo iki cyo nazize ko ngo yamwisi intera hamwe ariko sinabashije kubibwira mama kuko mama nawe yaratangiye kutanyumva icyo gihe umugabo wawe we yabifataga gute se umugabo wanjye we yarabihungaga nanagezeyo nkiri umugeni bakora inama yo kunca kumwe bita ngo kumwe harya babyita gutera kuguca mu muryango kumwe gutenga kugira ngo twumwe mukazana bamwirukana mu kinyarwanda kumusenda urakoze cyane bakora inama yo kunsenda nk'umugeni ntaramara n'ukwezi ngo kugira ngo bakunde bababaze mama ariko umugabo wanjye abihagararamo neza aravuga ati ngewe ntago nashatse mama we nta nubwo nashatse muka data nashatse umugore we yarabyanze yanga ko bansenda tubaho gutyo muri ubwo buzima nyine bakomeza kuntoteza kuko yanze ko bansenda urumva twageze aho tuhaba nabi tugeze aho turi mu kanya ubwo nababwiraga ko nagiye kwikodeshereza ntandukana n'umugabo abukwe nanjye mbukwanjye kuko yangaga
donc yashaka kugira ngo tujye gukodesha nkumva kujya gukodesha dusize inzu yacu ari akarengane kandi nkaba nzi ko mu gihugu turimo akarengane karangiye havuga pourquoi najya kuba mu Nyagasozi kandi nsinze yarageze mu gihugu ngo mfite uburenganzira bwo kuba hanga mfite uburenganzira bwo kuba mu muryango nashatsemo mfite itegeko rindengera rinyemerera kubana n'ababyeyi nashatsemo cyane ko hari data bukwe na mukase nkumva arikumbuza uburenganzira nuko noneho nibwo igihe cyageze badusohoramo nabi baraza umugabo baragewe ariko agira n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe indwara bita schizophrenie naje gusanga yifite yabimbwiye nyuma ndabyakira ndavuga nubwo ni wa musaraba wiyongereye kuyo nari mfite tubanaho mu buzima bwa zigzag nuko noneho nibwo icyo gihe baje babyumvikanyeho bashaka inzu ku ruhande ntabizi ko nge numvaga ntashaka kuva mu muryango avuga ngo umuryango waranyanze mvukamo n'uwo nshatsemo nawe unyange nkumva bidashoboka none nibanyanga abangaba ndabuwande nashatse umugabo badashaka noneho nawe ashaka umugore bo badashaka none nzabuwande nuko ngeze aho nibwo nahagumye nyuma baza kurara bahonda inzugi niho bwakiye mu gitondo njya kuba mu muryango wanzigiye Imana Donatien babaga mu Rutoki baranyakira nabo ndabashimira bambereye ababyeyi bamfashije kwiyakira nuko noneho nyuma yaho hamwe no gusenga ya communauté de Emmanuel yadufasha nza gusubirana n'umugabo turiyunga communauté katuba hafi ngira umugisha nyine nza kubona akazi mu bapadiri bano ba Parotin hari ya groupe scolaire Saint Vincent Paroti ntabwo mu mwanya nkajya nza mu misano niho naho twakoreye kiliziya ya Saint Vincent Paroti umuryango washatsemo waje kugukunda ntabwo bankunze kugeza na n'uyu munsi yego hama umuryango wawe wo umuryango wanjye wo wacishagamo nyine ukarenzaho nk'umubyeyi wambyaye ariko nyuma yaho haje kuba ibibazo yego ibyo bibazo byaje kuza gutera ibibazo byaje guterwa n'ubukene urumva nge mwarimu arishoboye mu rugero rwe ntawe navuga ko ndi umukene Imana imbabarire nari mfite ubushobozi butameze nk'ubw'abandi simbashe gukora serivisi nsabwa z'umwana wagiye iwabo kujyana urugori n'iki kubera mikoro makeya ariko igihe cyaje kugera nyine bantunga gutyo naba nabonye make nkabasura ariko nagerayo nkabona ntibanyishimiye nkabona n'abana ntibabishimiye nageraho nkataha ubu abana bawe bafatwa gute mu miryango yombi haba iwanyu niwe no kwa data bukwe wawe so bukwe wawe ibyo binkora ahantu ku mutima yego bikantera agahinda kuko mwana we ni ukuvuga ngo nabyaye abana bigoye nyuma y'imyaka 3 nsengewe na Ubardi yego uriya nyakwigendera abana baje mbakira neza mu byishimo na mama ku mwana wa mbere n'ukuri pe yaje kumpemba yego ariko nkagira abavandimwe buri muntu abyara abana bose ntibamera kimwe hari abashaka kudomina hari abashaka kumva aribo bafite ijambo ku bandi babahungu twabyaye papa yabyaye mu mbyaro za nyuma nibo twaje kubagira abashefu b'umuryango abakuru b'umuryango bimwe batora mu muryango nyarwanda noneho umugabo ugasanga icyatumye ahanini umuryango ubabara mama yashatse ko musaza wanjye aza kuhaba ngo yige aba mu Gatenga umugabo arabimwangira umugabo wawe yego arabimwangira ariko njye nari nabyemera kumva umudamu mu rugo ntabwo ari we bitegeka noneho mbwira musaza wanjye nta kibazo nubwo abikwangira uzajya nko kamufura nta kibazo mbyemera ariko bitari official ku mugabo aho mbona ko narengere ariko numvaga ko umwana atabura haba ntuye i Kigali Imana yarantuje i Kigali ariko tukabishwanira donc nkamukansoringa nuko none biza kugera ubwo rero baje kugira ibyo bapfa batumvikanaho umwana abona kabayeho nabi yisubirira mu rugo ubwo rero mama arushaho kutwanga donc kuturakarira ntabwo mvuga ko twanga gusa yaraturakariye ko numva nta mubyeyi ubyara umwana mu nda wagiye kugisa umwanga completement ntabwo yakwibagirwa izo nshingano ze uretse wenda imyaka arimo y'ubukure abana bakamujya mu matwi bakamubwira amakosa yanye n'ibiki ariko numva nta mubyeyi wakwanga umwana we numva aho ngereye aha ntabwo numva nakwanga abana banjye noneho nibwo mama tutagiye duhuza cyane nkajya kubasura umugabo ntajyeyo yakora ibirori umugabo ntabyitabire cyane ukabona mbese ari yande horo y'umuryango
kandi mu bigaragara ntabwo umwana utakwegera nyine ntabwo uwo nguwo uba umubaraho mu bawe. Noneho biza kurangira ubwo haza kuzamo ibibazo mu miryango. Ubwo umusaza wanjye yashatse umugore, sinzi niba wenda mwambwiye kubabwira story yanjye, ariko numva ari story yambabaje, numva nabaruhukira kandi biramfasha gukira. Numva naje kubyara abo bana mfite abana batatu. Umwe yavutse muri 2005, 2006, 2008 mbikesha amasengesho ya padiri. Noneho nishimira urubyaro ngubwa neza, barampembe iwacu ku mwana wa mbere. Noneho ngira ngo nanjye njyana urugore mba nasamye indinda. Mbese urumva n'umugisha wari ugeretse ku wundi. Kandi mu muco nyarwanda ngo ntawe ujyana urugore atwite. Nibyo nahoragamo buri mwaka 2005, 2006, 2008. Noneho nkavaye se ndajyana urugore, nabaza bakuru bati ntago wajyana urugore utwite. Rindije ubyara. Nabyara nageze igihe cyo kugira ngo njyana urugore nkumva nasamye indinda. Kubera iki ni Imana ashaka kugira ngo impoza amarira impe bamumararunga aribo nkesha kugeza uyu munsi kuba nitwa umubyeyi. Bose n'abakobwa? N'abakobwa babiri bari kwiga bagiye 5e secondaire accounting. Noneho ubucura bwanjye n'umuhungu arimo kwiga mu wa 2 Saint Joseph Kabgayi. Uti abana bawe bafatwa gute mu muryango? Abana banjye mu muryango iyo twabaga twagiye kwa mama ntabwo bakirwaga neza nk'abandi ba mukuru wanjye. Narabibonaga nk'umuntu mukuru. Iyo abana ba mukuru wanjye bahahuriraga n'abanjye wabonaga abana ba mukuru wanjye aribo bari à la page, donc aribo bafatwa neza. Noneho abanjye ugasanga ngo cyacu ngo yanze kudukarabya, donc baba bashaka guteta kuri nyirakuru, bamwitaga cyacu ni cecuru nyine. Nkababwira nta kibazo ndaza mbakarabye nkabikamufura nyine kugira ngo umwana atabona ko hari ikibazo. Ariko nge nka forcinga nkajya kwa mama kuko numva ari droit yanjye yo kujya kwa mama. Ariko nyuma cyaje gukurikiraho nagezaho habaye inama y'umuryango, niho nsa nkaho nahacitse burundu. Twatoye umusaza wacu nk'umukuru w'umuryango. Noneho mama tugabanya amasambu, aravuga ati abakobwa bazazungura aha gutya mu buryo butari butangana. Noneho ntera urutoki ndabana mama, rero ndagushimira, wadushimiye twese, twakwitwayeho neza, twarashatse nta wagukoresha isoni. Aho imiryango yakwishyiragamo kubyaya abana b'abakobwa kera bari ikibazo, ariko leta y'ubumwe iragahoraho. Twahawe ijambo, nukuri twahawe ijambo pe, twahawe ijambo kandi tuzarihorana kuko nyiri kuri duha turacyamukunze. Nuko noneho ndavuga nti watugabanyije mu buryo butangana, reka nkwisabire. Navuze mu kinyarwanda nti reka ngusabe inkimwe. Bose bararebana bagira ngo ngiye kwaka indongoranyo. Noneho ni inkimwe nkwisabira mama, ntago ari inka y'amahembe abiri, ndakwisabira inkimwe y'amahoro. Bose batiyo nka y'amahoro se hari amahoro nababujije. Ngewe nteka nkwisabire watugabanyije mu buryo butangana, kugira ngo iyo nka y'amahoro ngusaba ni ukugira ngo twese duhuze mu buryo bungana. Urabuduhaye umurage mwiza wo kumvikana, ariko nuduha mu buryo busumbana imiryango izaryana, abana bazasubiranamo. Noneho musaza wanjye kwa rero twatoye yaragiye kunkubitiraho kubera umujinya, ahita akubita ifoto ya papa hasi. Ndavanitse papa ko yigereye ahacecekerwa yaruhukiye ahantu, umuhoye iki. Mbona ko bibaye nabi kuko mvuze ngo batunganye, nsohoka kuva icyo gihe ntabwo nongeye gusubira mu rugo. Noneho nyuma bakajya babona ntajyayo, bakangwa ati wanyohereje abana, nkabohereza kuko ni kwa mama numva ntacyo baba. Abana nkabohereza nkabajyana nkasubira mu rugo, bakagirayo nka vacances runaka. Ariko noneho nyuma abana baza kumwe batuma ntabwo twari tuzasubira kwa cecuru, mbaha runaka ikintu twebwe ntibaduhe. Nuko ubwo rero ngeze aho mbona ko bitari byiza ko bajyayo, bagumisha mu rugo kwa databukwe. Naho databukwe yababonye ku munota wa nyuma yenda kwitaba Imana. Ntabwo bigize bajya kwa databukwe ngo basure sekuru na nyirakuru wari mukase. Niwe wabatumijeho cyangwa umwe mwabajyanye kugira ngo? Kuvuga ngo databukwe yaje kurwara araremba, agera ahantu kure atumaho imiryango. Mubo batumyeho rero nanjye yantumyeho, arababwira ati mugende muzane Françoise. Kandi ubwo buzima bwose ntago yigeraga ngeraho, nta nubwo nageraga mu rugo rwabo kuko bari baranciye. Ariko nge nkabakunda gusa bisanzwe, ko nanjye nkirinda kujyayo kuko nahakorewe ibibi. Noneho mu masaha ya nyuma y'ubuzima bwe niho yadutumyeho tunasabana imbabazi.
ndamubwira nti mbabare niba nagucumuyeho papa ku mutima urumva ntawe najya kubwira data nkunda kubabariye ku mutima nanjye nkumva ndamubabariye mu ibanga ryanjye nuko arangije arambwira ngo François ngo nta mwana utari umwana wowe mutanumva ko mu kinyarwanda icyo bivuze ko nanjye ndi umwana mu muryango ndamuhobera icyaje kumbabaza nuko nyine atabayeho iyo aza kubaho umurange rumukazana uvuga arikijyana mu rugo ariko ntibyankundiye kubera isaha y'Imana nyine cyura abayo mu gihe cyayo nuko nkomeza kuba muri ubwo buzima abana noneho kugira ngo bamugere aravuga ati babana bawe bari hehe ndabashaka nubwo yohereje imodoka yiwe yabwiye umushoferi ngo ajye kuzana abana banjye abasuhuze nuko noneho baraza bamutetaho nyine biza kurangira yitabye Imana nyuma y'iminsi mikeya ubwo ntabwo twakomeje kugenda ntabwo bijya byafekta abana bawe mu bigaragara banange barakomeretse kuko ntabwo nakomeje kubaho mu buzima bwiza nakomeje kugira ibigeragezo ahantu henshi mu kazi nkabona umuyobozi ntiduhuza nkabona ndatotezwa nkarwaragurika noneho na wa mugabo nawe kubera uburwayi bwe yaza kugira crise iteye ubwoba agendera abana noneho baza kuvuga ngo papa wacu arwaye indwara yo mu mutwe bakajya bamuhunga kenshi ngo atabakubita ubwo rero abana nabo ntibabura kugira igikomere pe ntabura kugira igikomere ariko buriya ko dufite ubuyobozi bwiza kandi hari abakansera benshi bahari iwacu nizera yuko hari igihe kimwe nzabegereza uko mbona barakomeretse ubona ari abana bakingiranye mu rugo batarepanuye ariko bakunda gukora bakunda kwiga bakunda gusenga bakunda igihugu bo babambwira ko nta n'ikindi gihugu bajyamo ntise kuki mukunda igihugu cy'u Rwanda ngoma nka Paul Kagame ngo none se ntabwo yagutabaye ngo ubu ntuba ufite akana k'intera hamwe urumva ko nabo bakomeze nabahaye ubuhamya ntabwo nabura kubabwira amateka y'ubuzima bwanjye uko ejo cyangwa ejo nshobora gupfa batayazi nkabura inkuru runaka nsiga imusozi uko kuko bimeze rero nza kugera mu kazi nkahurira no kurwaragurika cyane kubera ubuzima bubi imiryango itanyitaho nza kumva ko ndi njyenyine mporana agahinda ariko noneho nza kugera ubwo nza guhura n'umupadiri akajya ntega amatwi akamvana mu bwigunge mbese umupadiri yamfashije kugira kumva ko ndi umuntu umugabo wawe yaje gukira yarakize oya ni uburwayi budakira ahora ku miti n'ubakora basi byaroroshye icyo gihe byari bitaragaragara cyane ariko ubu ngubu ndi umugabo n'umugore arakora mu kazi akora muri surufu akazi keza surufu nayo ndashima ko yemeye kumurwaza afite ubwo burwayi bwo mu mutwe donc baramworohera bakamuha faveur zose zishoboka kugira ngo bamurwaze nk'umuntu wabo cyane ko na papa we yakoraga muri surufu reka tugenda tugana ku musozo uzaduha igice cya kabiri cy'ubuzima bwawe kuko ndumva ari story ndende kandi ni n'ubuzima bushaririye wanyuzemo mboneraho kukwihanganisha kuri ufite umutima ukomeye umuntu ufite umutima woroshye arabyumva kumva yarira ariko nyine nuko umuntu yifata gusa mbonaho no kubwira abana bawe nukuri bihangane yego nanakisabira inshuti zabo za hafi kugira ngo wenda bajye babegera babaganirize kuko burya kuganira n'abantu nibyo bituma umuntu abohoka akanaruhuka cyane ko aba yumva atari wenyine nkeka ko ari nabyo byagufashije kumva muri kino gihe usa n'umuntu uri kubohoka yego byaramfashije cyane byaragufashije ariko ndabyumva waciye mu buzima bushaririye ariko Imana igikomeza igukomeze yego reka nkwisabire tugana ku musozo ugire icyo washimira inkotanyi mbese usoza usa ugira ubutumwa ugenera inkotanyi cyane cyane umubyeyi wacu his excellency ndabizi nabwo tuzagutumira kuko ni ibintu watubwiye cyangwa tuganirije ko uri guteganya kugira umuvugo umutegurira wo kumushimira uburyo bwo kumushimira uzaburambura kanguha umwanya byibura ugire ducyo babwira cyangwa se ugire uko umushimira ariko uzamushimira birambuye tuzasubukura ikiganiro duhe part 2
nukuri murakoze unkoza ahantu nkunda kwibera mbere na mbere navuga ngo hari indirimbo y'igifasha imvana mu gahinda ngo burya umugabo nusohoza ubutumwa bw'abamutumweho iyo ndirimbo mbere yuko nanamushima nagira ngo mubwire ko icyo gihangano donc iyo ndirimbo ye imvana mu gahinda iyo nabaga nababaye najyaga hano nkiherera nkayibyina nkumva ko ndi kubyinira our president nyakubahwa Paul Kagame kumuvuga mu izina so kumubahuka ndamukunda kandi nzi ko n'abakunda abanyarwanda n'abaturarwanda ndamushimira Imana yo mu ijuru izamuhekurama imuhekurama kuva uyu munsi imuhekurama byiteka ni ukuvuga ngo hari n'umuvugo nise shema ry'iwacu nawuhimbye muri cya gihe cyo kwiyamamaza muvuga mu kagari ka Kagunga barambwira bati bazampesha amahirwe kugira ngo mugereho ubu rero uyu mwanya ni ukumushimira mubwira ko uwo muvugo shema ry'iwacu ntabonye uko nkumuha biri gutya mbona nkubone ariko nawe umwohereje kuri kuri Twitter @Kagame nizera ko ikoranabuhanga mfite icyizere cy'uko wamugezeho ariko na n'uyu munsi ndacyawuvuga umuvugo witwa shema ry'iwacu ngo inkuru mbariranira tuba ndabikubwira uko nabibonye sinabyeretswe nariroreye ntibanyeretse nariroreye nta mperekeza narijyanye mbese nta muntu wanyoboye ngiye narabyiboneye ngo izina ryawe ni ryiza rinyibagiza ngirene rikantera kwishima nishimira ntabitabara wari intamizi z'urucanda ari izikuze zigimbutse ari izifite abana zose twese tubereye urwego rwo kwiyambaza nsanze ukwiye biramahire izina ryawe rinyibagiza ngirene mbese uwo muvugo nzawumuha nzi neza ko nzamubona ariko nkashima ibigwi bye yarahabaye ndamushimira perezida wacu ni umuyobozi ukwiye ushoboye kandi ni umubyeyi buriya hari igihe umuntu ashobora kuba umuyobozi ariko ntabe umubyeyi we rero byomba birimo ni umuyobozi ni umubyeyi yabyaye hungu na kobwa ariko tutagiye kuri abo yabyaye mu nda afite abandi hungu na kobwa abaturarwanda nkabamushimira cyane ndamushimira ko afite abayobozi beza bagiye bantega amatwi CID ariyo RIB ubu ngubu abapolisi abayobozi bagiye bantega amatwi nubwo nagiye ngera ku gahinda abo twitaga abameya mbese nta muyobozi n'umwe navuga utaranteze amatwi ubwo rero tubikesha imiyoborere myiza tubikesha Paul Kagame yo gahora ku ngoma ndamushimira kandi yumve ko mushimiye n'ikindi gihe nzongera mushimire ubwo nyine mbaye mwicishije amatsiko nk'umubyeyi wanjye nzamutungura umunsi umwe ndamushimiye cyane kandi bambaye hafi no kuba mbasha kubohoka nkanigisha ntuje ndamushimira n'ubu nabwo nakongeraho nti ubu ndi kurya neza abana banjye bazabona minerivare neza mbikesha Paul Kagame kumuvuga mu izina ntanyumve nabi izina rye kurivuga numva ari inteye confidence kumva ko atari kumubahuka ahubwo ari uko iryo zina rifite amateka meza kugera naho umwana mu gihe twamamamazaga mutoya namubwiraga ngo musengerere ifunguro runaka ukumva kubisa isengesho ngo mana turagusaba uzatore Kagame ubwo rero urumva nta wundi muyobozi dukeneye yaba president arashoboye kandi Imana yo mu ijuru murindire n'umuryango urakoze cyane murakoze ubwo tuzahura muri part 2 ukomeza ku buhamya bwawe byose rero no kubera leta y'ubumwe tunayishimira cyane no kuri rwose ntago twabona uko tubavuga nuko tubashimira ntago twabona amagambo asobanura uburyo muri intwari uburyo muri mbese ntago ari ni bato batari gito ntago nabona uko nanjye mvuga leta yacu y'ubumwe kuko ibigwi byabo birivugira hama rero iyi yari LC Media kuri mikoro n'ubundi ya Tete Pauline Prusta kuri kamere tuzahure kuri part 2 y'iki kiganiro tukomeza n'amateka cyangwa se n'ubuhamya bwa François mama wacu nyine dukunda cyane murakoze cyane nanjye ari François w'amahoro ndabashimira kuko nubu n'indi ntera yo gukira ibikomere ndumva nezerewe namwe ndabashimiye ko mwampaye umwanya nanjye wo kuganira n'abantu
nkamwe binyongereye icyizere cyo kubohoka. yego Murakoze, Imana ibaha umugisha, nawe guha harakabaho leta y'ubumwe itumye tugera ahangaha. Murakoze. yego